Ikaze nanone kuri YouTube channel yacu amategeko y'umuhanda traffic rules. Nimba ari ubwa mbere wakora subscribe and like comment kugira ngo dukomeze tubagezeho amasomo nk'aya ngaya. Tuje rero kubereka uburyo ushobora guhinduza uruhushya watsindiye rw'umunyamahanga rukaba uruhushya rwo mu Rwanda. Bikorwa bite? Bikorwa mu iyihe nzira kugira ngo uhabwe uruhushya rwawe? Niba uri umunyarwanda cyangwa uri umuturarwanda ariko utari umushyitsi, uruhushya rwawe rwo gutwara ikinyabiziga rugomba kumara amezi 12, ni ukuvuga umwaka. Muri ayo mezi rero uzakenera gusaba uruhushya rwo gutwara rwo mu Rwanda. Nimba ufite uruhushya rw'inyamahanga ukaba utarabisabye, nakugira inama yo kubikora kuko hajya habaho umukwabo wo kubafata abantu bafite impushya z'inyamahanga zirengeje umwaka. Ikindi ni uguhinduza uruhushya mpuzamahanga rwo gutwara ntibihita byikora, ni wowe ugomba kubisaba. Ushobora gukora ikizamini cyanditse cyangwa icyo mu muhanda bitewe n'ubugenzuzi bwakozwe kuri dosiye yawe. Ni gute wasaba rero iyi serivisi? Dore ibikenewe kugira ngo uyisabe. Icya mbere hari ukuzuza inyandiko isaba, ndibuze kuyibashyirira muri description y'iyi video yacu. Icya kabiri gutanga kopi y'indangamuntu cyangwa ikarita y'umuturarwanda. Ndavuga nimba uri umunyamahanga ukaba ufite ikarita y'impunzi n'urugero, ugomba nayo kwigaragaza nko mu bikenewe. Icya gatatu gutanga kopi y'uruhushya rwawe rwo gutwara ibinyabiziga. Iyo kopi urimo gusabira guhinduza, niba itari mu cyongereza uzakenera guhindura muri urwo rurimi. Ibyo bintu bitatu tumaze kureba, fomu yuzuzwa, kopi y'irangamuntu ndetse na kopi y'uruhushya urimo gusabira guhinduza, ubyohereza kuri email muri busange muri description ariyo di@polisi.gov.rw. hanyuma wamara kubyohereza ugategereza yuko bisuzumwa. Rero iyo umaze kwemererwa, niki gikurikiraho? Nyuma yo kohereza inyandiko zikenewe, umupolisi akugeraho mu minsi itarenze 5. Ashobora kugusaba andi makuru cyangwa akagusobanuza birushijeho. Mu gihe ubusabe bwawe bwemejwe, umupolisi azakumenyesha niba wakora ikizamini cyanditse cyangwa wakora ikizamini cyo gutwara. Mu gihe rero watsinze, uhawe ikizamini ugatsinda, hakurikiraho iki? Mu gihe watsinze, iyo watsinze ibizamini bisabwa, ushobora guhita usaba uruhushya rwo gutwara rwa burundu unyuze ku irembo. Ndaje ndabereka uburyo ushobora guhita usaba urwo ruhushya rwa burundu iyo wamaze gutsinda icyo kizamini baguhaye. Uruhushya rwo gutwara rwa burundu ruboneka mu minsi 10 yonyine, hanyuma ukamenyesha igihe cyo kujya kurufata nk'uko basanzwe babimenyesha. Nyuma y'iminsi 10 ushatse wahita ujyayo kureba yuko dosiye yawe yamaze gukorwa. Ku irembo rero bisabwa gute? Usabwa iki? Bikorwa bite? Tugiye kurebera hamwe ese iyi serivisi ikora ite? Ninde uhabwa iyi serivisi? Isaba iminsi ingahe kugira ngo mbashe gusimbuza uruhushya nari nsanganywe? Ibyo twabibonye. Nsabwa amafaranga angahe kugira ngo mpabwe iyi serivisi? Ni ibibazo nk'ibyo ngibyo. Uruhushya rwo mu Rwanda rumara igihe kingana iki? Bigenda bite iyo usabye usaba afite uruhushya mpuzamahanga rwacyuye igihe rwararangiye? Umuntu ufite konti ku irembo cyangwa umu agent w'irembo yasaba iyi serivisi? Ni utubazo nk'utwo ngutwo tugiye kurebera hamwe. Icya mbere, iyi serivisi ikora ite? Iyi serivisi yemerera abanyarwanda bafite impushya mpuzamahanga cyangwa impushya zo mu Rwanda zo gutwara ibinyabiziga zicyuye igihe guhabwa urundi ruhushya. Usaba serivisi agana kuri polisi y'igihugu, Rwanda National Police, kugira ngo abashe gusimbuza uruhushya rwe. Ukenera andi makuru wakoresha uyu muyoboro wa polisi, wahamagara 118 cyangwa
ugahamagarira izindi nimero za polisi zitanga ubufasha ku bijyanye na traffic. Nyuma yo gutanga dosiye yuzuye, usaba serivisi ahabwa kode yo kwishyuriraho, aho yishyuriraho ibihumbi 50 kugira ngo abone uruhushya rwe. Ninde uhabwa iyi serivisi? Twabirebye. Ni Abanyarwanda cyangwa abanyamahanga bafite impushya zabo, bafite irangamuntu zabo, impushya mpuzamahanga ndetse n'impushya zo gutwara ibinyabiziga zacyuye igihe ku baturarwanda. Bisaba iki? Bisaba iminsi ingahe kugira ngo mbashe gusimbuza uruhushya nari nsanganywe? Bisaba iminsi 14 y'akazi, bakaba bamaze kuguha uruhushya rwawe. Nsabwa amafaranga angahe ngo mpabwe iyi serivisi? Iyi serivisi yishyurwa ibihumbi 50 nk'uko twabivuze. Uruhushya rwo mu Rwanda rumara igihe kingana iki? Kugeza kuri iyi saha uruhushya rwo mu Rwanda rumara imyaka 10. Bigenda bite iyo usaba afite uruhushya mpuzamahanga rwacyuye igihe cyangwa rwararangiye? Agomba kwitabaza inzego mu gihugu cye kugira ngo uruhushya asanganywe ruvugururwe. Agomba kuzana uruhushya ruri valide, rufite igihe ruzarangirira rutararangiye. Umuntu ufite konti ku Irembo cyangwa umwagenti w'Irembo yasaba iyi serivisi? Aha ni icyitonderwa. Nta muntu cyangwa umwagenti w'Irembo wasaba iyi serivisi. Ni abakozi ba polisi y'igihugu bonyine bemerera gusaba abaturage iyi serivisi. Urumva byumvikana? Aha ngaha urumva iyi serivisi ntiwayisabira, ahubwo isabirwa n'umukozi wa polisi cyangwa umupolisi ubishinzwe, tuvuge cyangwa kode yo kwishyuraho biriya bihumbi 50 igihe watsinze cya kizamini cyo gutwara. Mbibutse, nubwo bisabirwa ku Irembo ariko ntabwo ari abagenti b'Irembo babisaba. Iyi serivisi uyihabwa na polisi y'u Rwanda, niyo ishobora kuguha birayidi cyangwa nimero yo kujya kwishyuriraho ibihumbi 50 n'igihe watsinze. Ntabwo umwagenti cyangwa umuntu uwo ari we wese ufite konti ku Irembo yasaba iyi serivisi ngo bikunde. Ndumva byumvikana. Ikindi nababwira kuri iyi serivisi ni uko iyo utujuje ibisabwa ntabwo wemererwa. Wemererwa ari uko wujuje ibisabwa twarebye haruguru, birimo kuzuza fomu, murayibona aho ngaho, urabona ko naberetseho agace k'iyo fomu uburyo igaragaramo. Hanyuma ugatanga kopi y'irangamuntu cyangwa ikarita y'umuturarwanda. Hanyuma ugatanga n'uruhushya rwawe rwo gutwara ibinyabiziga rwo mu mahanga, ariko mbibutse ko rugomba kuba ruri mu rurimi rw'icyongereza. Iyo rutari mu cyongereza, tuvuge nimba wari ufite perime yo mu Buhinde, barabyanditse mu Gihindi, ibintu byose biragusaba kujya kuruhinduza rukaza mu cyongereza kugira ngo ubashe guhabwa iyi serivisi. Hanyuma ibyo bintu uko ari 3 ukabyohereza kuri email, bagasuzuma ubusabe bwawe nk'uko twabirebye haruguru. Rero nimba ufite perime y'inyamahanga, ayo makuru yari ingenzi kugira ngo uyamenye, uzabashe guhinduza uruhushya rwawe, ubashe gutunga uruhushya rwo mu Rwanda kandi bikoroheye, bitagusabye kongera gukora ibindi bizame byinshi. Urumva ko ni ikizame kimwe, bashobora no gusuzuma ugakora ikizame cyanditse gusa, cyangwa basuzuma bamara kubyemeza ugakora ikizami cyo gutwara mu muhanda kugira ngo basuzume ubumenyi bwawe bujyanye no gutwara mu muhanda. Rero nimba ari ubwa mbere wari ugeze kuri YouTube channel yacu, ndakurarikira gukora subscribe, kandi no kunzogera kugira ngo ntuzacikwe n'isomo na rimwe mu yo tubagezaho, kugira ngo ujye ubasha kubona utuntu nk'utu tw'ubwenge. Hari abantu benshi bari bafite ubuperime z'inyamahanga babitse bazitwariraho hano mu Rwanda. Bibutse yuko iyo bagufashe barakwandikira rwose, bakwandikira nk'umuntu udafite perime. Ariko iyo wamaze guca muri iyi nzira yose ugahinduza, bikanyura mu mucyo, baraguhindura bakaguha uruhushya rwo mu Rwanda, ukajya utwara wumva utekanye, nta muntu uguhagarika. Igihe kinini muzabibona bakunda guhagarika abantu bafite impushya zakorewe zo mu mahanga, kuko ntabwo ziba zemerewe gukora mu Rwanda iyo urengeje amezi 12 uri mu gihugu. Rero ndabararikira kubana natwe, mugire ibihe byiza
kandi uyu mwaka twese dutunge perime. Murakoze, mugire ibihe byiza.